ntabwo uwo mwuka wawe n'uwanjye biroroha cyane kumenyana kuko ari umwuka w'Imana. Iyo mpamvu tubona abana b'Imana gukundana no kumenyana kubera iki? Iyo Mana imwe uwo mwuka. Rero ndashaka kubabwira intego nkuru za Bibiliya. Ni ibintu bitatu. Ndavuga ku ntego nkuru z'ibintu bitatu. Cya mbere, Bibiliya intego nkuru za Bibiliya eshanu. Wenda rimwe ugeze kumva hari undi wigisha ku ntego za Bibiliya ariko ku ntego imwe, ko Bibiliya itubwira agakiza nta kibazo n'iki, ko Bibiliya itubwira urukundo n'ibyo koko, ko Bibiliya ivuga ubutumwa n'ibyo koko, ariko ndashaka kubabwira intego eshanu. Niba dushaka kuba muri Bibiliya neza tutagomba kurusha, kandi niba dushaka kwapurika gushyira mu bikorwa icyo Bibiliya itwigisha tutagomba kurusha. Kandi ndababwira intego eshanu z'itorero. Itorero rifite ubuzima, itorero rifite ubuzima rigomba kubaho risohoza intego eshanu. Nibura intego eshanu. Kandi ndababwira intego eshanu z'umukristo. Wowe umukristo ubereyeho iki? Uriho gukora iki? Wakirijwe gukora iki? Hari ibintu bitanu utagomba guca. Hari ibintu bitanu ubereyeho. Nibura igihe uri mu rugo, igihe uri mu kazi, igihe uri ku rusengero, aho waba uri hose ukwiriye kumenya ngo ibi ndimo gukora ndiho ndasohoza iyihe ntego. Urabizi neza? Kuko nta mwanya wo kubaza ukwiriye kugira. Nta mwanya ukwiriye kugira w'imfabusa. Buri mwanya urimo wose wakagombye kuba hari intego runaka uri gusohoza y'Imana. Niba unaganira wakagombye kuba hari intego runaka uri gusohoza, kuko nta magambo y'imfabusa, nta mwanya w'imfabusa. Ibyo waba ukora byose, waba ucuruza, byose bifite hari intego runaka wakagombye kuba uri gusohoza. Ni ukuvuga ngo rero izo ntego ngiye kuvuga ni iza Bibiliya, ni iz'itorero, kandi ni iz'umuntu ku giti cye. Ndizera ko tuza kujyana. Rero izo ntego tuzikura hehe? Tuzikura mu byanditswe bibiri bikuru. Icyanditswe cya mbere cyitwa itegeko risumba ayandi. Mu itegeko risumba ayandi, itegeko risumba ayandi. Hari amategeko ariko hari itegeko risumba ayandi. Itegeko risumba ayandi. Urabizi ko Yesu amategeko yose yashyize mu itegeko rimwe, ariko ashyiramo n'irya kabiri, ariko n'abamubisa ko birasa. Rero muri icyo cyanditswe, niba wandikamo ufite aho uri kwandika, muri icyo cyanditswe cy'itegeko risumba ayandi tubonamo intego ebyiri tubereyeho nk'itorero, ijambo ry'Imana ritubwira, kandi tubereyeho nk'abakristo ubereyeho ugomba gusohoza. Reka rero tujya muri icyo cyanditswe, niho tugiye guhera tureba intego ebyiri nkuru Bibiliya itubwira itorero rigomba gusohoza, buri mukristo abereyeho gusohoza. Niba ashaka kuba umukristo ufite ubuzima, kandi umukristo ufite ubuzima, reka mubabwire, umukristo ufite ubuzima ni wa wundi Yesu yagereranije n'ibintu bitatu. Umukristo ufite ubuzima Yesu yamugereranije ngo ni umunyu w'isi. Umunyu. Yesu yamugereranije n'itabaza. Yesu yamugereranije n'umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Kandi umukristo ufite ubuzima Yesu yamugereranije n'igiti cy'imbuto nziza, n'ishami ry'umuzabibu ry'imbuto nziza, rya riko ryandwaho amagi. Uwo ni umukristo ufite ubuzima. Agufite kubera iki? Agufite kuko asohoza, ariko asohoza intego nkuru ya Bibiliya. Intego nkuru
yashyiriwe. Reka rero tujye muri Matayo 10, Matayo 22, turasoma guhera ku murongo 22, isome duhere 3 Ndizera ko mufite abasomyi bakunze gusoma, byiza nibonye umuntu gusomera, rero nagire gusomera Matayo 22 umurongo wa 34. Abo mwitegeko rushaya ikomeye. Ariko abafarisayo bumvise yuko yasinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha w'amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? 34. Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ugiye, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yose ibyahanuwe iyo yumviriraho. Amen. Yesu ngo muri ayo amategeko yose n'ibyahanuwe niho yuririraho. Uvuga ngo rero Yesu avuga amategeko yose, ugavuza ibitabo bitanu bya Mose, avuza abahanuzi, ugavuza isezerano rya kera ryose yuko ryubakiye kuri ayo mategeko ukorana. Ni ukuvuga ngo rero itegeko rya mbere ni itegeko rireba itorero, hagati y'itorero n'Imana, hagati y'umukristo n'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo Bibiliya itubwira, intego ya mbere ya Bibiliya iduha ni ukuramya Imana, ni uguha Imana icyubahiro, ni ugukunda Imana. Haleluya, amen. Ni ukuramya Imana, niryo tegeko rya mbere cyangwa niyo ntego ya mbere. Ni ukuvuga ngo itorero ribereyeho kuramya Imana, ribereyeho guha Imana icyubahiro. Umukristo abereyeho guha Imana icyubahiro, abereyeho kuramya Imana kandi akagereranya ku bice byose bimugize. Imbaraga ze bivuze umubiri, ubwenge bwe bivuze imitekerereze, ubugingo bwe bivuze n'umwuka we. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Kuramya Imana kwawe ugomba gushingira kuri ibyo bice bikugize. Umwuka wawe agomba kuramya Imana, umwuka wawe agomba gukunda Imana, ubwenge bwawe, ibitekerezo byawe bigomba kuramya Imana. Icyo n'amamama dusomeye muri Zaburi 103, avuga ngo mwabirimo byose mwe. Uri Dawudi yaramyaga Imana akumva umubiri udahagije, yarangiza agategeka n'imitekerereze ye, agategeka n'ibyo mu mutima we, ngo mwabirimo byose mwe uhimaze izina ry'Uwiteka. Haleluya. Kuko kenshi ibitekerezo igihe tutaramya Imana, hari igihe tugira imitekerereze itaramya Imana, umubiri ukaba uraho ariko umutima uri ahantu, ibitekerezo biri ahantu. Bibaho, ibyo bibaho rwose. Ni bya bindi umuvugabutumwa yarabwirizaga, arangije umukecuru yicaye imbere ararira. Nuko pasiteri wabwirije yaramushyitse, arangije agatwara umushaka kavurwe cyane. Nuko arangije nyuma yaho aramwererana, ati mbwira ikintu cyagufashije wagize cyane. Ati rero ati nakurebaga, ati kareba ubwanwa bwawe, ati nkabona neza bumeze nk'isekurume yanjye ejo banyuze. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero we mu gihe cy'ijambo ry'Imana ibitekerezo bye byari biri ahantu ngo byaranyaga, byarahandi. Nicyo ndabwira ngo mwabirimo byose muhimaze izina ry'Uwiteka. Si uko bitaza, ubundi bavuze ngo ibitekerezo ari ikintu kigoye guhagarika kukuza. N'ibitekerezo, hari ibitekerezo utahagarika kukuza, ariko icyo wahagarika ni ukugiraho uruhare, ni ukuvuga ngo kubifataho umwanzuro. Ibitekerezo bishobora kuza mu mutwe
ariko kubifata umwanzuro byo ni uburenganzira bwawe. Siko bimeze, bishobora kugucaho mu mutwe, ibitekerezo bikaza ndetse bitari byiza, ariko urufunguzo ufite ni uko utabiha umwanya ngo ubifate umwanzuro, noneho bihinduka igikorwa mu buzima bwawe. Icyubahiro kiri cyane. Haleluya. Icyo cyo Pawulo yigishije itorero ry'i Roma, igice cya 12 cy'Abaroma, nicyo yabigishije, ababwira ibintu bitatu bikuru cyangwa se bine kugira ngo babe Imana neza, bakorere Imana neza. Arababwira ngo mutange Bibiliya ibitambo bizima byera, niko kwikora kwanyu ukwiriye. Muri Bibiliya igihe turavuga ngo nibwo buryo bwonyine bwo gukorera Imana, nta bundi buryo bubaho bwo gukorera Imana. Gukorera Imana twitanze, gukorera Imana twikunze n'imitima yacu yose. Yesu yavugaga kumva Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Bivuze ngo nta na kimwe kigomba gusigara. Aho Pawulo yavuze ngo ntimwishushanye n'ab'iki, nimuse n'ab'isi, kandi muhinduke rwose. Hepfo ngo mugize imitima, mu yandi magambo mugize ibitekerezo bishya, mugire gutekereza gushya. Imitekerereze yacu niyo ya mbere ikwiye kureba Imana, kuko gutekereza kwawe niko wowe urinde mu gutekereza. Uranyumvise? Haleluya. Urinde mu gutekereza. Uzakora iki ejo ujye utekereza? Waje hano kuko wabitekereje. Ibitekerezo rero ubundi niwe muntu, ndetse nushaka kuvuga ko umuntu ari mubi, buri uzange ububi bwe ni ibitekerezo kuruta umubiri. Niba unyumvise ugakamenya, ibitekerezo nibyo umwanda, ibitekerezo kandi nibwo buranga bukomeye cyane. Buriya nicyo cyatumye Imana ishima Dawudi ngo iyo yaregeye ngo ntabwo ireba nk'uko abantu, iyo ntabwo ireba nk'uko abantu bareba hehe, bareba inyuma, bareba hasi, ariko yewe ndeba hehe mu mutima. Ibitekerezo kuramya Imana ku mutima, kuramya Imana mu mitekerereze, ngo mwabirimo byose mwihimbaze iki. Buriya Dawudi ngo yabwiraga n'amajwi amuca intege, n'amajwi amucira urubanza rw'ibyo yakoze, yagera imbere y'Imana abantu bakagaruka akamwibutsa muka Uriya, ariko akabibwira ngo mwabirimo byose mwihimbaze Imana. Nimuceceke umutima wanjye wibaza. Haleluya. Intego ya mbere tubereyeho, itorero ribereyeho, abakristo babereyeho, wowe ubereyeho ni ukuramya Imana. Kuramya Imana n'umutima wawe, kuramya Imana n'ibitekerezo byawe, kuramya Imana n'imbaraga zawe. Iyo tugeze mu mbaraga, turamya Imana n'ubutunzi bwacu. Mu mbaraga harimo n'ubutunzi. Nuvuga ngo waramije Imana neza, ni byiza rwose kuririmba, ni byiza gucuranga, ni byiza kubyina, ni byiza, ariko ujye uramya Imana mu buryo bwuzuye. Ntuzaririmbe gusa ngo wumve ngo ndumva pe kiriya kikabira, mu gihe utatanga ikintu, mu gihe ubutunzi bwawe butaramya Imana, mu gihe amafaranga yawe bataramya Imana, mu gihe akazi kawe bataramya Imana, mu gihe iduka ryawe bataramya Imana, mu gihe amazu yawe bataramya Imana, mu gihe ibyo ukora bitaramya Imana, mu bucuruzi bwawe Imana itabuze. Rero kuramya Imana no waboneranisha Imana neza, ni Imana ifite icyubahiro mu byawe byose. Ni izina ry'Imana ryubahwa mu byo utunze byose. Ubwenge bwawe, imbaraga zawe, uriwe wese agomba kuramya iki? Imana. Kuko wa musore washaka gukurikira Yesu, amategeko yose yarayubahiriza. Siko byari bimeze yose, kandi Yesu yarabyemeye. Kuba Yesu yarabyemeye uko kwagura, ariko arangije Yesu abona akandi kagozi kataracika. Kuri uriya musore hari akandi kagozi katumaga ataramya Imana, atakiyobora Imana neza. Bwari ubutunzi. Kuramya Imana n'imbaraga zawe bwari ubutunzi.
nubwo Yesu amubwiye ati ngaho wishimye ukunze hanyuma ukurikiye. Byageze bite? Ubwo yasubiye inyuma yahise ahoga mu maso, yahise ahoga, yahise ababara. Ubundi wavuze ngo umuhanga wavuze ngo umuteologiya yaravuze ngo iyo ngo utsindwa kuramya Imana n'ubutunzi bwawe, iyo unaniwe kuramya Imana n'ubutunzi bwawe, igihe cyose kuramya Imana utsinzwe n'ubutunzi bwawe, gutanga igicu, kwitanga, ugakora ibindi yakujyanye gukora ku mufuka bikanga. Hari uwavuze ngo urwo ni urugi rukingurira dayimoni w'umujinya n'akababaro. Uvuga igihe cyose utsinzwe n'icyo kintu, urugi rukingura dayimoni no kwirabura no guhoga, ako kanya rutarukingura. Reba muri Kayini niko byagenze. Kayini amaze kunanirwa kuramya Imana neza n'ubutunzi bwe, urugi rukingura umujinya n'agahinda n'umubabaro n'urwango n'ishyari nawe no kwijima mu maso byarakinze. Siko byagenze. Jya kuri Nabali w'ikigo, izina rye niko ryitwa, niko risobanura. Nabali amaze kunanirwa gutanga kugira neza Dawudi, umujinya n'inabi n'ibiki byose byarakinze. Jya kuri Safira na Ananiya niko byagenze. Uyu musore nawe niko byagenze. Niba ushaka gukingura umuryango w'umunezero, haleluya, tugomba kwiga kuramya Imana n'ubutunzi bwawe. Nicyo Bibiliya itubwira, nibyo habereye. Yaba itorero rirabisabwa, mumfashe dushire abantu baramije Imana n'ubutunzi bwabo kubaka mu rusengero. Amashyi menshi Imana ibahurisha. Natwe usome gukomeye cyane. Rero ku rusengero rwacu tumaze imyaka kubaka, imyaka igeze muri 7 turimo twubaka, turimo turasoza urusengero runini ruri hejuru ya miliyoni 100 nirurangira. Ariko teka ryose nkora amaboko yanjye ahora hejuru, nsabimuhisha abantu bitanze batiza. Kandi Imana yakinguye umugisha ku buzima bwabo. Imana yakinguye umugisha ku buzima bwabo, nabo bubatse amazu akomeye, za papu bakodesha, za UN bakodesha, bateye imbere cyane. Kandi gutangira bari hasi cyane, ariko baritanze cyane, baramya Imana n'imitima yabo, baramya Imana n'ubutunzi bwabo, none Imana yabazamuye ibahugisha. Kwitanga ntabwo bisa rero. Rero ihame rya mbere cyangwa intego ya mbere ni ukuramya Imana n'umutima wawe n'umubiri wawe n'ubuzima bwawe n'ubutunzi bwawe. Hari umuntu wavuze ngo impamvu abantu bashobora rwose koroherwa kuramya Imana mu ndirimbo, koroherwa kuramya Imana mu gusenga, bakiriza n'icyumweru n'iminsi 40 zakanyarira n'ahandi bakajyayo, ariko byagera ku mafaranga bagatera umugongo. Ngo impamvu hari uwabivuzeho, yashatse gushyega ariko bifite icyo bivuze, ngo kenshi iyo abantu bagiye kubatizwa, mwese abenshi mwarabatijwe cyane abagabo, ariko n'abagore ko bigenda, ati iyo babajyana muri Yorodani, mbere yo kugira ngo amanuke muri Yorodani abanza gukura ikofi akayisiga. Siko bimeze? Ari uyimanukira mu mazi. Iyo ugiye kubatizwa bakubwira bate? Ukuramo ka ati mufatisha, cyangwa se ukayisiga ku tundi tuntu nawe ariya abamama bakasiga mu ki mu bikapu. Ngo rero amafaranga ntiyigera batizwa, kuko amafaranga atigera batizwa, tujya kubatizwa ntabatizwa. Ngo niyo mpamvu kenshi iyo tuvuyemo kakuka katuma tutamenya Imana neza, kakomeza kutugenda. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwibike ubutunzi bwanyu mu ijuru, ari Mungu n'ingese n'abajura batabasha. Soza iki gice tukababwire ngo uzabikore ubushakashatsi butanagoye, abantu bose badatanga urusengero basa nk'abari mu mwuka wo kutishima. Nta mwuka wo kwishima, nta mwuka wo kunezerwa, nta mwuka wo kubohoka, nta mwuka wo kubona bameze neza banezerewe, wo kumva
dayimoni. Rero tugomba kuramya Imana, ntabwo tugomba kuramya Imana igice, tugomba kuramya Imana mu buryo bwuzuye. Tukaririmba nibyo, tugasenga nibyo, tukumva ijambo ry'Imana nibyo, tukabwiriza nibyo, ariko noneho ubutunzi bwacu bukaraba iki? Bukaraganya. Iyo niyo ntego ya mbere. Mbereho nka pastor nanjye ndabisaba ibyo tuvuga tugomba natwe tugomba kuba abafarisayo, turabivuga tukabikora, tukaba urugero mu kubikora. Bwana Yesu asifiwe. Tukaba urugero mu kubikora. Hanyuma rero tugomba kuramya Imana neza. Rero niyo mpamvu intego ya mbere ya Bibiliya idusaba kuramya Imana, itorero rimeze uko kuramya Imana, buri mukristo abereho ni ukuramya Imana, ariko muri ubwo buryo atari agace kamwe, muri ubwo buryo bwose ukayiramya mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu intego ya mbere iguhuza n'Imana, umurongo uguhuza n'iki? N'Imana. Izindi ntego zisigaye ko rero ngiye kuvugaho zo n'iziguhuza na bagenzi bawe, ni hagati yawe n'abandi. Ni kimwe n'uko no mu mategeko 10 y'Imana harimo ibyiciro bibiri. Amategeko 4 ni ayaguhuza n'Imana, ariko 6 wowe na mugenzi wawe, hagati yawe n'undi. Aha rero ni inzira izamuka, ni hagati yawe n'Imana. Niyo mpamvu ugomba kubitondera hagendanye no kuramya Imana. Tugomba kuramya Imana neza. Nshuti zanjye, ndabifuriza kuramya Imana mu buryo bwuzuye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ujye kuramya Imana mu buryo bwuzuye impande zose, ntihagire igisigara. Kandi akababwira ibanga ryo kuramya Imana mu buryo bwuzuye. Byanze bikunze kuramya Imana neza mu buryo bwose, mu mpande zose, ukaramya Imana n'ubutunzi bwawe, Imana iguhisha. Imana iguhisha. Rero ngo nzabasukaho umugisha mu bure, aho mu kwisi nzabasukaho umugisha, nzabasukaho umugisha. Haleluya. Amen. Buriya nicyo cyatumye buriya abantu benshi bashaka kuramya Imana ariko mu buryo butabagoye. Tugomba kuramya Imana no mu buryo butugoye. Haleluya. Ntitugashaka ibintu byoroshye. Tugomba rimwe kwemera tugatanga igitambo kivunanye. Witwa Manuse Mahatma Gandhi yarabivuze ngo, avuga muri ya makosa abantu bazirinda gukora ngo batazana akaga mu gihugu. Yaravuze ngo muri ayo makosa arindwi, yaravuze ngo uzirinde kuramya Imana nta gitambo. Kuramya Imana kudafite igitabo nicyo Aburahamu yanze. Yanga ubutaka bw'Imakipera yahawe, aravuga ati sinahawe uwo nkunda ubutaka bwe, ndetse nta n'uwo ushaka kugabanyiriza ubwira igice. Haleluya. Nicyo kandi Dawudi nawe yanze, ubwo witwaga Orunani yashyizeho ikuga y'umuntu, akamuha n'inka z'umuntu, akamuha ibitambo cyane yashaka gukuraho icyaha ku Isirayeli. Aramubwira ati Dawudi aravuga ati ntibishoboka, sinatambira Uwiteka igitambo nashyizeho ikiguzi cyanjye. Mbwira nicyo. Haleluya. Ni ngombwa ikiguzi, ni ngombwa ikiguzi, kuko iyo hari ikiguzi nawe ubona uhenshi mu rubanza hari ikibazo Imana, kuko nawe wabitanzeho iki kiguzi, hari ikiguzi washyize. Rero tugomba kuramya Imana mu buryo bwuzuye. Icya kabiri tubona muri iri tegeko, gukunda mugenzi wawe uko wikunda. Iri tegeko ryo gukunda mugenzi wawe uko wikunda wese nk'ibyo, mu by'ukuri bivuze iki? Gukunda abandi bivuze gukorera Imana. Buriya iyo dukorera Imana ntabwo tugereje ku Mana kuyikorera. Iyo dukorera Imana ni cya gihe tuba dukorera abandi. Nk'ubu niho ndakorera Imana, ariko ntabwo ari Imana iri kubwira, ariko niho ndakorera abandi, niho ndahereza abandi, ndi mu bandi, niho ndagirira neza abandi, kuko ndavuga ubutumwa bwiza, ndavuga ijambo ry'Imana. Rero gukunda abandi nk'uko wikunda, icyo bivuze ni ugukorera abandi, ni ukugira neza abandi, ni ugufasha abandi, ni ugukorera abandi. Yandi magambo dufite intego yo gukorera Imana. Intego ya kabiri ni ugukorera Imana. Kandi gukorera Imana dute? Ugukorera abandi. Cyagiye twagiye mu butumwa, cyagiye twagiye gusura abarwayi, cyagiye twagiye kwa muganga tukavuga ubutumwa mu barwayi tukabasengera, cyagiye tuba twubakira abadafite ubushobozi, cyagiye dutanga mituweli, cyagiye umunyaga Imana ukaguti
mituweli cyangwa se amashuri cyane ugize ibyo gukora biriya muri wo gukorera abandi bo murakorera Imana. Kuko musoma Matthew 25 ukareba ahandi Yesu yavuze ngo azarobanura intama mu ihene, intama zijye iburyo ihene ibumoso, hanyuma abwira abari iburyo ngo nimuze mwebwe data ku mugambi w'Imana uhereye, kuko nanishoje murangaburiza, nari nambaye ubusa, haleluya, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari ndushye nuko byose murabizi ibyo bavuze, ibyo yavuze, nari mushyitsi murancumbikira. Biriya bikorwa byose ngo bazamubaza ngo twakubonye hehe, ngababwira ngo byanyu mwakoreye babandi igihe mwabikoreraga. Gukorera Imana rero ni ugukorera abandi. Bwana Yesu asifiwe. Gukorera abandi ni ukuvuga ngo iyo ntego ya Bibiliya tubwira ngo dukorere Imana, ariko mu gukorera Imana dukorera abandi. Itorero rigomba gukorera Imana, rigomba gukorera Imana, gukorera abandi. Hagati yaryo ubwabo bagakorerana, kandi imirimo yabo ikabasohoka kabumunyu kakatabaza. Icyo navuze ngo gukora ibi niko kuba umunyu w'isi, niko kuba itabaza, niko kuba umudugudu wubatswe mu bwiganizo. Uwashobora zino ntego mu by'ukuri niwe mukristo uzi, niwe mukristo uzi. Rero intego ya kabiri ni ugukorera Imana. Twaremewe gukorera iki? Imana. Mu gukorera abandi. Iyo uririmba muri korali urimo urakorera Imana, ririmba neza, ririmba rwose ukuye mu mutima, urimo uraramya Imana, urimo urakorera Imana, urimo urakorera abandi. Umurimo wose dukora dukwiye kumenya ngo turimo turakorera Imana, gukorera abandi. Hari sloga nakunze kuvuga ku itorero, nkunze kwigarukaho cyane, bamaze kwifata cyane abakristo yo kuri iri somo ryo gukorera Imana. Kunze kuvuga ngo uze kubabaza ngo iyo ukorera Imana ugukorera abantu banga, iyo ukorera Imana ugukorera babiri gusa. Bwana Yesu asifiwe. Ariko kwifuza mu rwego rwo kwiyumvikanisha isomo, iyo ukorera Imana ugukorera Imana ndetse nawe wikorera. Bwana Yesu asifiwe. Biriya buriya wakorera mugenzi wawe wagize gute? Wabyikoreye, wakorera Imana, ariko nawe wikoreye kuko uzasara. Ari nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo gutanga guhesha umugisha kuruta uwo wahaye. Buriya byakira umugisha, nubwo tugomba nahawe umugisha, ariko watanze niwo wahawe iki? Umugisha. Nuko kurekura. Niyo mpamvu Afurika dufite ibibazo kuko turakira. Kubera iki? Bariya baduha rero agakaboko gatanga gahora hejuru y'uwo gaha, wakira ahora ateze, ariko utanga we ahora hejuru. Ni ukuvuga ngo rero inzira kugira ngo natwe tumutere intambwe tuzamuke, nuko dukwiye kwiga iri somo ryo gukorera Imana, ariko harimo no gutanga. Ibikorwa dukora, gukorera abandi, gutanga, gufasha abandi, tumenye ngo tuba twikorera Imana, ariko nanjye babyikorera kuko niyo uzasaba. Ni kimwe n'uko iyo ukoze nabi nanone wakoreye Imana kandi nawe wikoreye muri cya kintu wakoze. Ari nayo mpamvu Yesu yabwiye Pawulo, yamubwiye ngo Pawulo, Sawuli undenganiriza itorero. Kuko yamubwiye ngo Sawuli undenganiriza itorero. Sawuli undenganiriza iki? Kuko iyo ukorera itorero rishya ubikore ibitutu itorero irije ubituka. Ikibi unakoreye mwene se uriya ntaba akimukoreye gusa, aba agikoreye Imana. Uranyumvise neza? Icyiza n'ugukoreye nanone ugikoreye Imana. Muze kuvuga aho ngaho ngo buriya naho umuntu yaguha ikintu runaka, aguhaye inka, aguhaye kositimu, aguhaye fanta runaka, mbese agize impano, buriya nawe utamubwira ngo urakoze, uretse ko ugomba kubivuga kubera umuco. Ariko utanabivuze Imana iguha umugisha, icyo yakoze byanze bikunze kigomba kumuhesha iki? Umugisha. Kuko kiriya yakoze yagikoreye iki? Imana. Kandi nawe yagize gute? Yakikoreye. Rero intego ya kabiri Bibiliya idusaba kandi
isumba izindi. Izo ntego ebyiri tuzibonye nk'itegeko risumba ayandi. Hanyuma izindi ntego eshatu ziri mu cyitwa inshingano isumba izindi. Hari inshingano nyinshi abakristo basabwa, ariko hari inshingano isumba izindi. Wa muntu wasomeye Mushumba ngo nsomere Matayo 28:19-20. Matayo 28:19. Aravuga ngo uwo muhungu aramubwira ati 28 ni Matayo 19:19-20. Aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigisha, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwuka n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Amen. Ya, neno